Yeah, hello guys, yeah. This is Kevin Technician mukunda gukurikirana kuri channel. Nkuko ngenda mbagezaho utuntu twudushya yaba kuri telefone z'ubwoko bwose, yaba kuri computer ndetse n'ubundi buhanga bugiye butandukanye mu bintu by'ikoranabuhanga. Uyu munsi muri izi telefone ngiye kubigisha kuri Samsung kuri Airtel Imagine. Uyu munsi ngiye kubigisha kuri Airtel Imagine y'ukuntu ushobora kuyikora ikaba yakongera ijwi ryawe. Abenshi mukunze kugira ibibazo cyangwa se abenshi bagiye banyandikira mambwira ati ko Airtel Imagine yacu twayifunu kuyivuga cyane ikabisigaye ivuga gake noneho biterwa n'iki. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ki ushobora kongera sound cyangwa se ijwi rya Airtel Imagine yawe ikabasha kujya irushaho kuvuga cyane, yaba iyi ngiyi yaba n'iyi ngiyi, izi zose nizo ngiye kubigisha mbereka ukuntu ko ushobora kongera ijwi ikajya rivuga cyane. So guys, rero katujyane step by step. Wibuke gukora subscribe na sharing ku zindi nshuti zawe, unambwira ikindi kintu ushobora kukwigisha mu yindi video ikurikira kugira ngo ubashe kumenya nawe utumwe tw'ubwenge. So katujyane step by step. Wenda tuje tugacuranga nk'indirimbo, wenda katujye kuri video, wenda nka video runaka. Of course wenda reka twipoze kwenda harimo video runaka, kandeke kugira video nimwe nkoresha kugira ngo ntaza kubona copyright. Ahubwo ikintu cya mbere ukora cy'ingenzi kugira ngo Airtel Imagine yawe ibashe kwiyongera voice nta kindi, uraza ugafata wenda tuvuge urushinge cyangwa se ugafata kandi kantu gafite pin nto cyane ukagafata. Wamara kugafata ukaza ukajya muri no kamera yayo, iyi ngiyi yo hejuru murabizi ko ariho amajwi asohokera. Ugafata ka kantu kameze nk'agashinge ukajya ugenda usa nk'ujombamo utuntu, ukagerageza no guhanaguramo imyanda. Byaba ngombwa ugafata n'akaroso ukagenda wahanagura, ukagenda ufata ka gapini kawe gato yase ka gashinge kawe ukajya ugenda ujombamo kugira ngo hagaragare byibura twatwenye twemera ijwi gusohoka ribashe kuba ryasohoka, telefone yawe ikavuga neza. Ubu iyi ngiyi tuyongereye ubushobozi, ishobora kuvuga cyane cyane rwose nta kibazo. N'iyi ngiyi nuko bikorwa rwose nta kibazo. Ushobora kuza ukajya ugenda ufata ka kantu kameze nk'agapini cyangwa se kagashinge cyangwa se akantu kariko kose gafite akantu gato ku buryo katagira ikintu kangiriza, ukajya ugenda usa nk'ujombagura. Ahangaha Airtel Imagine yawe ikabasha kuvuga. So guys, rero ntiriwe ntinda mu mayira, ubu buryo mba nkweretse bukora kuri telefone nyinshi. Uba ufite n'indi telefone yawe ivuga gakeya, ushobora gufata akantu kameze nk'agashinge ukareba ahantu ho telefone yawe ivugira, ukajya ugenda usa nk'uzibura ujombamo ka kantu, usa nk'ukuramo utwanda turi aho mikoro iherereye. So guys, rero ndabashishikariza gukora subscribe, comment, mugasharinga n'ahandi. Ikindi kantu bigerageze kuri telefone yawe, nibikunda umbwire muri comment, unanyandikira ikindi kintu nshobora kukwigisha mu indi video ikurikiye. So guys, rero this is Kevin Technician ukunze gukurikira nk'ibisanzwe. Remember to subscribe, comment. Thank you for watching my video.